Uyu munsi ni Pasika, umunsi mwiza wa Pasika, bisobanura izuka rya Yesu. Tugiye guhera kuva bajyana Yesu habaho inama yo kwicwa umuntu wagambaniwe ndetse agashinyagurirwa, nta wundi ni Yesu Kristo. Nuko Yesu arangije aya magambo yose abwira abigishwa be ati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe, maze abatambyi bakuru n'ubwo bwoko bazateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwa Kayafa, bagire inama hamwe uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati, twe kumufata mu minsi mikuru kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe, naho wabisanga muri Mariko ibice 14 guhera ku 3 kugeza kwa 9, ndetse no muri Yohana ibice 12 guhera ku 1 kugeza kwa 8. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe. Umugore araza afite umukindo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka ku mutwe yicaye ajya. Abigishwa babibonye bararakara bati, aya mavuta apfira iki ubusa, ko yajyaga gukurwa impiya nyinshi zigafasha abakene? Ariko Yesu abimenye arababaza ati, uyu mugore muramuterera agahinda kiki, ko nkoreye umurimo mwiza? Abakene muri kumwe iteka, ariko njyewe ntituri kumwe iteka. Igitumye uyu mugore ansukaho aya mavuta ku mubiri ni ukwitangiriza igihamya. Ndababwira yuko aho ubu butumwa bwiza buzigishirizwa hose, isi yose, ico uyu mugore ankoreye kizavurwa. Yuda agurisha Yesu. Hanyuma umwe muri abo, hanyuma mu ntumwa 12 witwa Yuda Iskariyote asanga abatambyi bakuru, arababaza ati, mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30. Ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika, naho wabisanga muri Mariko ibice 14 guhera ku 12 kugeza ku 21, no muri Luka ibice 22 guhera ku 7 kugeza ku 14. Ku munsi wa mbere wo kujya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiza he urarira ibya Pasika? Arabasubiza ati, muje mu murwa kwa Ntuza mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, iwawe niho basangirira ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire ibya Pasika. Bakijya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, bahera ko baramubaza bati, none si ninjye? Buri mwigisha wese aramubaza ati, none si ninjye? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwami w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu agambanira uwo mwana w'umuntu azabona ishano. Yuda uwo wari ugiye kugambanira aramubaza ati, mwigisha ninjye? Aramusubiza ati, wakabimenye. Yesu atangira ifunguro rye. Yesu atangira ifunguro yera. Bakijya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, ni mwende mujye, uyu mubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano risha, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mbere ye nanone, kugeza iminsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayoni. Yesu ahanura yuko Petero ari umwihakane 3. Maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo, nzakubita umwungeri umukumbi w'intama asandare. Ariko nimara kuzuzwa nzababanziriza kujya i Galilaya.
Maze Petero aramusubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, njyeho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati, naho byatuma mfana nawe sindi mu bwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Yesu asengana umubabaro i Getsemani, maze Yesu agirana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, mube mwicaye aha nigire hariya nsenga. Ajyana na Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane nanjye. Yegera imbere gato arunama arasenga ati, data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, hajya ntabwo mubashije kubana nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu mosha. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, data, niba bishoboka iki kindenge, ibyo ushaka abe ari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Amaze agaruka aho abigishwa be bari, arababwira ati, musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora. Umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Hashize akanya arababwira ati, nimubyuke, dore ingenza ziri hafi. Akibivuga, Yuda, umwe muri abo 12, azana n'igitero kinini gifite inkota nyinshi, giturutse ku mutambyi w'abakuru n'abakuru muri ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe uwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati, ni amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati, mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicishwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyoreza abamarayika nonaha basaga miliyoni 12? Ariko bibaye bityo ibyanditswe byasora bite kandi ari byo bikwiriye kuba? Uwo mwanya Yesu abaza igitero ati, hajya muhurujwe no kumfata? Ese utekereza ku bantu bababaye? Ese utekereza ku bantu batagira ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi? Utekereza ko hari abana batagira kivurira, badafite mituweli, ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara? Ku munsi wa Noheli hari abana benshi usanga babuze ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara. Umunsi Yesu yavukiyeho, yavukiye mu kiraro mu muvure w'inka, kandi amazu yari menshi, ariko yabuze icumbi. Tariki 25 buri mwaka twizihiza ivuka rya Yesu. Niyo mpamvu natwe tugomba kumwizihiza ariko tugira urukundo. Niyo mpamvu Ubugingo bw'Ijuru TV dufite igikorwa ngarukamwaka dukora kugira ngo twerekane urukundo ndetse no kubana n'abantu mu mahoro. Nimba wifuza gufatanya natwe mu gikorwa ngarukamwaka kiba tariki 25 z'ukwa 12 buri mwaka, aho dufasha abana batagira ibyo kwambara, amakayi ndetse n'ibindi byatuma nabo babaho neza, wakwifatanya natwe unyuze kuri nimero 079 30 64 44 tugira umutima wo gufasha kugira ngo twubake u Rwanda twifuza, kandi natwe tubane n'abantu bose mu mahoro.